babwire ko ijambo ari umutsima kandi turiho kubera ijambo. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana riryoshe, ariko hari ijambo riryoheye bivuze ngo nje nonaha. Je ryari ubwo yari ahari, ahubwo aje nonaha. Imana ishimwe. Ijambo riraryoshe, nuko tugiye kuriganira abantu bananiwe, ariko iri jambo riraryoshe. Iri jambo rivuze ngo nje nonaha riraryoshye. Muvuge ngo amen. Narigize ngo mbabwire ibintu bine bituma Yeriko iriduka. Ibintu bine bituma Yeriko iriduka. Bibabwire, turacyari kumwe? Abo turi kumwe mugire kuki? Icyambere ni ugusenga ubudasiba. Gusenga ubudasiba bituma Yeriko iriduka. Muvuge ngo amen. Umwanditsi aherutse kwandika arandika ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimukagire gute. Icya kabiri ni ukwizera. Ijambo ravuze ngo hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizagira gute. Iyi Mana twicaye imbere ni Imana itabasha kubesha. Iyi Mana twicaye imbere ni Imana isohoza amasezerano. Upfa kuba uyizeye gusa ikura ibishoboka mu bitari kuzashoboka. Iyo uyizeye helazi bituma iriduka cyane ko muri uru rugendo imbere hari ibyo tutiteze. Hari yari kandi yari buri wese aba yifite, ariko turashimira Imana irusha Yeriko amaboko. Icya gatatu ni ukumvira Imana. Umugabo witwa Buramu yigeze ahamagarwa n'Imana. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro usanga ngo Imana yaraje kumugerageza ishingiye ku bumwe bafitanye. Burya ntabwo Imana ikubaza icyo itaguha, ahubwo ikubaza ibyo yaguha. Kandi burya Imana ikoresha umuntu bitewe n'uko yamuhamagaye. Ubanza mutanyumvise. Ntabwo Imana yakubaza icyo itaguha, ahubwo ikeneye ko ibyo yaguha ari byo wifashisha uyikoresha. Uvuge ngo amen. Uyikorere. Aburahamu Imana iramuhamagara, ariko kandi ngo yari ije kumugerageza. Iramubwira ngo Aburahamu, ndashaka kugira ngo uje kunambira umwana wawe. Aburahamu ati Imana uyobewe ko ari we gusa mfite. Imana iti n'ubundi sinkubajije benshi kubajije ubu. Aburahamu ati uyobewe ko namubyaranye na Sara. Imana iti ndabizi. Ndamushaka. Aburahamu yibuka ko igisubizo kitaremeye kurusha utanga ibisubizo. Aha agaciro itanga igisubizo, agomba kwiye kumvira itanga igisubizo, kuko igisubizo cyapfa cyangwa se kikarangira, ariko itanga ibisubizo ikoraho. Aravuga ati nubwo uyu mwana namubyaranye na Sara, ariko iyo gutandukana n'Imana natandukana na Sara. Aburahamu akora balance, asanga ineza y'Imana iremeye kuruta icyo yatanga. Ndi ku ijambo rivuga ngo kumvira Imana bituma Yeriko iriduka.
akora balance, asanga umwana wamubyara, ariko Imana ntibyarwa ahubwo irabyara. Hagati ndabizi Imana niyo yampaye umwana, sinkwiye gufata uyu mwana ngo murutishe Imana, ahubwo nkwiye gufata Imana nkayirutisha umwana, kuko Imana izana abana ariko umwana ntiyazana Imana. Aravuga ngo wite ndakumviye, ngo aje gutanga kubera kumvira Imana. Ageze aho Imana yamubwiye, Imana yanyuranyije amaboko itanga igitambo, umwana aragaruka. Icyakane gituma ariko iriduka ni uguhora uzirikana ibyo Imana yakoze. Uvuge ngo amen. Guhora uzirikana ibyo Imana yakoze. Imana tuyirebera mu byo yakoze, wijye uyirebera mu byo itari yakora. Ndavuga ngo ibyo yakoze biyemerera kwizera, n'ibyo itari yakora izabikora. Muyikomere amashyi. Aha twasomye ni igihe Abisiraheli bari bayobowe n'umugabo witwa Yosuwa, cyane ko Yosuwa yayoboye Abisiraheli Mose amaze gupfa. Mose niwe Imana ahamagaye ishaka kumukoresha ngo ayobore Abisiraheli. Abahanga bavuga ko Mose Imana yamuhamagaye imukuye kwa Farawo, kandi Mose uyu yize amashuri y'ubupfumu. Ni nacyo cyatumye Imana imuhamagara, imaze kumuhamagara imukoresha ibijyanye niba ndabagomaje, sinzi niba murabyumva, imukoresha inyuze mu bupfumu. Muribuka ko Mose Imana imuhamagara yafashe inkoni Imana iramubwira ngo yirambike hasi, inkoni ihinduka inzoka. Mu yandi magambo, Imana ihamagara Mose yamukoresheje inyuze mu byo yize. Ntabwo Imana yamukoresha itanyuze mu byo wize. Ndashimira Imana imenya itangiriro ryayo ikamenya n'ihe. Iyi Imana izamukoresha irema ideni sifade, imukoresha inyuze mu byo uzi kugira ngo iziheshe icyubahiro, ariko yamukoresheje. Uvuge ngo amen. Hanyuma Mose ahagurukana n'Abisiraheli. Mose abahanga bavuga ko mu bantu bapinzwe cyane, basuzumwe cyangwa se bagapimwa, Mose yabaye. Muribuka ko igihe kimwe uwitwa Biramu na Kora na Datani ngo bigeze bavuga bati ariko bo uzahora uvugana n'Imana wenyine, kubera iki twebwe Imana itavugana nawe? Mbese ubundi kubera iki ari wowe yatoranije utazi kuvuga? Kubera iki itatoranije abantu? Ndabatangariza ko nubwo Mose atarazi kuvuga, ariko yari azi gukora. Haleluya! Nubwo atarazi kuvuga neza, ariko yari azi gukora. Mu yandi magambo, uko imbaraga zawe zingana birahagije ukemerera Imana ikagukoresha. Uvuge ngo amen. Mose ngo baramupima, arabwira ati njyewe iyampamagaye yabonye ko ndi uwo kwizera n'ikimenyimenyi, kugira ngo mumenye ko ariyo yampamagaye. Ndategetse aka kanya ubutaka nibwasame mu babiri, haba hari amakaro ntacyo bimbwiye, haba hari amapave yaba sima ntacyo bimbwiye. Aka kanya nibwasame mu babiri. Ati sibyo byashoboka. Abisirayeli bati nawe urakabije, gusa ubwiye ibyo byashoboka. Ndashimira Imana ishyigikira umuntu yahamagaye. Ntabwo Imana ihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Ako kanya ngo ubutaka burasama burababiri. Abisirayeli bati Mose wowe buryo urakaze rwose, turakwemera. Mose ati
iyampamagaye nibanyemeje batayamo nubwo tutayibona tukakubona turakwemera bamukomera amashyi nawe uretse gukoma amashyi bamukomera amashyi kumbi uku bari gukoma amashyi bari kumukatishiriza itike bwihutisha ku Imana myinshi haranditse ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Abahanga bavuga ko Abisiraheli nibo bishe Mose muti muraza kubyumva neza amashyi bamukomeye byatumye Imana irakara. Kandi undi munsi Abisiraheli bose batari komo kubera ko uzamuka ku musozi wenyine ukajya kuvugana n'Imana umunsi umwe ntabwo wazakujyana buri wese akajya kwibariza Imana ikibazo tuzajya turagutuma natwe dusiduka Mose mushaka ko tujana ukajya kureba Imana bati tuzagenda. Mose ati nta kibazo buri wese afata agapapuro yandikeho ibibazo bye ubundi tuzinduke kare tuje kureba Imana maze ubundi mwese muvugane nayo bati nta kibazo. Hanyuma buri wese azindukana agapapuro baragenda bagera ku musozi umurabyo urakuze ngo pa bati iyi nitambutse Mose ati yo ntabwo yari yazi uyu ni umurabyo ati ntabwo nise biragenda bite wewe uje uravugana nayo Imana yawe kugira akazi turakwemera wongera gukoma amashyi ya Imana iti rero uyu Mose muretse aho kuja bamenya Imana iri muri Mose baje baha agaciro Mose iramamagara iti ngwino duhurire ku musozi. Mose ahageze iramubwira iti igihe mujanire Yosuwa igitabo wewe uze nkubwire. Mose aja guha Yosuwa igitabo ariko Yosuwa yari umwesikoti wa Mose. Hanyuma Imana niyo yiyiciye Mose inaramushingura igituro iragihisha. Bivuze iki? Iyi Mana irashaka ko ibintu byose bikozwe bigaragaza amaboko yayo. Ntihagire umuntu ugaragara mbere y'Imana ahubwo Imana ikagaragara mbere y'abantu. Imana irashaka ko igikoresho cyo bihesha icyubahiro. Imana yacu ni Imana ifu uko waririmba ko uko wabwiriza ko uko wacuruza ko irashaka ngo ibikoresho byo biri byo kuyihesha icyubahiro. Niyo mpamvu ubona umuntu ahagaze hano ati ndashimira Imana aho tatina atabaye aho shangaza atabaye Imana yarahabaye. Imana irashaka ko ibikoze byose biyitirirwa. Muranyumvise? Hanyuma Mose Imana iramwiyicira inaramushingura igituro iragihisha nawe iti kugira ngo Abisiraheli batazanakora ikosa bakaja baraja gusenya igituro cya Mose cyangwa Umwisiraheli yarwaza umwana aho kuja kwa muganga aho kuja mu masengesho babwira Imana ngo Mana Imana nabo ashobora kuzagenda agatereka umwana ku gituro cya Mose ngo Mose kiriza umwana n'igituro nacyo Imana iragihisha ibwira Yosuwa ngo nona gendana n'Abisiraheli. Yosuwa ati kumaze kwica Mose se ubu ngewe nzagukizwa n'iki? Mana iti humura turi kumwe upfa guca bugufi akaba ari n'ishirwa hejuru. Yosuwa ati none siko niko Mose ayitwaye bizagenda bite? Imana ibwira Yosuwa ngo ikibazo sinkoni igikuru ni jye wari warahamagaye Mose. None se kumwisha inkoni nayo tukayibura kandi Yorodani ikiri imbere Yeriko